Kereka nguriya nka Cirimwami Cirimwami se yari iki ayange amakuru njya ndenze ngo hebo Cirimwami yari iki yari ariko iraswa rya Cirimwami uretse ko bari twereremo uretse ko bava kuri mu 23 ubwo iri katari igihugu cyabo cyamumarije na busesenguzi bwawe nka marshal none se izo ngabo z'urundi zagiye kuroha general mu menya 23 ko nyine mu ntambara ntago ari misa bujya no guhabya adversaire bibamo ariko kubeshya cyane nabwo ntago ari byo aho nabonye ubwato butwaye ibitwaro bikomeye bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu berekeza nanone rikange Bukavu urabizi ko mu minsi yashize ari nezafatiwe mu mujyi wa Goma ese kuki batabitwara hatabona ibintu birancanga byo muri Kongo rero byihorere ubwo nyine bwagiye gutera ese bigeze gute babikara tabona intwaro ntabwo zigenda ku karubanda ariko bazarirwa mubona show n'ukuri ubwo numva mvuye mu gihe general mu kanya tukivugira intwaro ariko buriya nubizi uhasanga gushyira ibintu ku karubanda bikanga adversaire hari nabitwa abantu za marayika hari marayika ibaza nka general marayika ukuntu bameze niba marayika w'umwijima niba marayika w'umucyo ntumbaze ngo ameze gute Mutayomba ni warushinzwe general arahunga se nese ntiyahunze Rubaya si warushinzwe bahungera muri Kimwa sibyo tutangira kuvuga tutasugo mayanga hawe ntibamufite ko babizeza abantu ko ari mu nzira za ariko yo namazina azwi hariye ndetse yugane n'abantu bakuru bo muri Masisi bavuga ati abantu tubazi turi abana ari ibisambo by'ibinka urumva bipapura abantu kugiye cyabamo butu ese worinda ati ndi umwe mu 23 kanaka girimo kukureba bwose ntaga biguhesha icyubahiro ngabayirukansa ati ko wirukanse nanone kandi hiki kureba batavagariruka umva guhagarara ko ngo byabaye ibibazo bikomeye cyane aho yaparika gose bati ndacyakureba ni daimoni banterereje gose ntako zitagize muri iyi ntambara ati imirwaniko irakomeje muri Kivu y'amajyepfo nyeshyamba 0F73 ziravuga mu duce twa Mukasa na Kasika mu ntera nto yafi y'umujyi wa Mwenga makuru aravuga ko F73 igenzura hari paruwasi gatolika ya Mukasa ndetse n'ikigo cyitwa Miki na hari inzu y'umwami witwa Nyumba Mubeza muri Kasika ingabo z'abarundi ngo zirimo kurwana zonyine nyuma ya hingabo za leta ya Kongo FARDC na Zarendo bafumijemo bakahunga imirwano nyuma yo gusahura inzu z'ubucuruzi kuko ubona ko mu 23 abantu bavuga intambara ariko ntuzabonera ridasinziriye ngira idakina imipira itagira gute ubu nimeze nkiri hari cyo bita kuba kwijambo no kuba ku mutogoto w'inkono no kuba kwijambo rya nyirayo abantu bategereje kubona reaction ya kigenerali ya Kabila pana kugenda ahora abaturage abapfumu buri wese ngarabaganiriza kandi Kabila ni indyarya akaba n'ubugome Kabila arabugira urumva ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ino mama kugera gatatu narafashe umujenerali w'umurundi n'abarinzi be mu bice bya ni bice saburiya kujya ubimbuza muri Mwenga ni territoire Burundi bafite abajenerali batatu muri Kongo ya Mwenga none nkibaza bafashe generali ndi kanze mu kwereke ntago ngenzi izina rye abahari iba harimo witwa habarugira sinzi ndebera di habarugira ndebera haramaze akoye jama general murundi ni henese bafata vugo kifatwa rya kumufata urumva byari gitangaza kifatwa rya general ko mu ngabo zose bakomoka bufata general nkande bazatubwire general wari afatwa amateko muri izi ntambara kaba ku Rwanda rwo mu 20 cyangwa na leta yanafashwe mera ahubwo general uzi general uburundi yafashwe isi yatiyita wowe wari mu mbazo uhagurutse ureka ibyo ngibyo wicaye ubu uvuga uti we general yafatiwe hano general kumufa n'igifaru kugifata kimakinga ni yuzi ase we ni general ra kambona ajya na general mu Burundi bapfa gufata general aho yicaye wasabye general Sandrine ndabona sana mukorona Sandrine abaye general ataratu proclame ndavuga u Burundi ntabwo general akinirwaho ngo uramufata ikiza ugize muri gufata general
aha yewe umukoroneri we nta barinzi agira ntabwo ugera muri cadre y'abarinzi ariko na colonel n'umuntu ukomeye nawe kumufata biragorana wamugeraho gutese ko wamugeraho ingabo zashize kanongeze umurinzi gutareba ngiye ntabwo ndabudusha kureba general pe n'amapeti yiwe ndusha kureba amapeti nagariwe nge ashaka ari umukoroneri n'uyu nguyu barimo kukwereka uyu ni ukubeshya uyu niwe mugabo ari gukura ingabo z'u Burundi uyu bamuta general prime niyo ngabo oya naga niyo ngabo ni uyu nguyu genda muzi niyo ngabo se n'uwo nguwo mukwereka hano ko mbona yahindutse oya niwe ntabwo yahindutse niwe na general ndabona yahindutse pe oya ahubwo uwo ni wewe yego hari izindi njya mbona nkabona oya uwo nguwo niwe n'uwo niwe wuyuguye ariko ndabona no yahindutse pe barabeshya yego uwo ni prime kubera iki uhakana ko umukoroneri atafatwa bwana marshali oya ndavuga umugenerali suyu se uyu ndamuzi niyo ngabo ahubwo iyo foto nikunda gukoreshwa ndabona afite n'amafoto menshi koko ngiye nkundingi aho ngaho yari atarana na generali furu kuko none afite foster asiga niyo abenshi bakoresha yagira inyenyeri enye hano urumva akosha ni hene bafata se oya generali icyo bivugiye si uko bidashoboka aba ari umuntu ukomeye urumva niba ari batatu bari muri Kongo ko amakuru abivuga ni abantu bakomeye ntagarimo niyo ngabo aba bose kugira guteka uriya kari umugabo oya uwo nguwo ashobora kuvuga ngo hafu generali foto d'illustration yaguhaye ntiba ariyo ubwo amakuru ari kuri generali ntago amakuru ari kuri niyo ngabo ntago bavuze niyo ngabo ntabwo bavuze niyo ngabo kandi abajenerali mu bihugu bababaze niba uvuze generali vuga izina burya mu gisirikare haba identification urumva ntago uvuga umusirikare gusa umusirikare muvuga izina ipeti urumva yego umwanya yakoraga bajya mu gisirikare cya ndani bakaravugana n'ama promotion y'iki n'iki byose sibyo inimero yiwe abashirikare bashobora kwibwirana batanavuze n'amazina umuntu agahita amenya no kunda kubaha n'iki byose kuko mudukoryo urimo kumubwira arahita yumva aho undaparitse naho undaparitse mwamwe no kufoye nakamenya uri bugi buryo n'uri buyumoso yego none uwo ngabo abo ngabo gufata generali wo mu Burundi ntago bishoboka bamufata uteze ntabwo generali ni ugupfa gukina umva bro ndire makuru kuko nabonye aho generali anyuze uzahamenya yaba Burundi yaba Bahamas yaba Madagascar urumva ubwaye inzira anyuze muzayimenya sibyo urugamba rwaneho uzarumenya umusozi aparitseho mu ntambara urawumenya ubu uri protege ku buryo budasanzwe mu kirere ku butaka no mu mazi generali uzi ko abantu ku isi barota kuba generali nguza ntibishoboka ni impano iva mu ijuru kuba generali ndakurahira ushobora gukobokera mu byuzi hose kugira ngo uze generali bikanga generali ataryo wihaye ariko igihugu kikemera kweza generali muri Kongo bahita bohereza n'inzego zimurinda mu buryo bwose kandi akaba ari safe generali agomba kuba ahumeka neza ariko nawe niba ari mu ntambara se umuntu abaje reka nguriya nkacira mwami se yari iki cire mwami amakuru ngenge ndenze ngo hebo cire mwami yari iki ariko iraswa rya cire mwami uretse ko baritwereremo uretse ko bavuga kuri M23 ubwo iri cyita katari igihugu cyabo cyamumarisha ubusesenguzi bwawe nka marshali none se izo ngabo z'urundi zagiye kuroha generali mu menya M23 ubusesenguzi bwawe nka marshali wowe ubwawe n'ubuheze nta wagaragaje ko ari FRDC yamuru ariko nakubwiye ngo nibatubwire ni generali nta generali wangubaho urumva yayoboraga hehe yagiraga gute abahari amazina turayazi ni batatu ni uwe muri abo batatu official birazwi you see ntabwo twapromoting ibintu bivuga ngo generali gusa with no who where what whatever sibyo ntibikunda twe ntabwo tukinyamakuru cy'ibihuha niyo mpamvu tuba dushimangira ibi ngibi ntabwo nzicanga ndetse gihobegewe nivuga generali w'umugabo z'urundi we ko nta generali guhishwa ubaho ikindi cya kabiri ngubwira generali suko atapfa suko ataraswa turabafite bagiye bapfa banaraswa ntabwo nabyo ari ibintu birenze urumva ariko generali arindwa ndetse ni boro nese Cirimwami ntagarindwaga nibyo nakubwira muri circonstance Cirimwami yarasuye ku rugamba rwa Kasengesi urumva hari muri champ de bataille y'urugamba sibyo Cirimwami yagambanirwa Cirimwami yaraswa nk'abandi bose yategwa mbushi yaraswa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko no mu Burundi ntunanyemere ko mu minembwe ntunyereka n'urugamba rwabaye ruhitana general si rwabereye yarasiwe habaye iki yasinzira yarapfa arahanuka ku ntebe yari muri uncenje nagira guseka nabona adrenaline yazamutse ako warushye nuko
uzi ko ushaka kumbana komanda neza bikanga oya njye ntago mbyemeza urumva ntago nubwo mbihakana ariko abantu badukurikiye muzi general mwakoze mu ntoki ya general muzatubutugende giza bwo gukora hari uwo twabanaga igihe kimwe sizi ibinyanga yakoze ibinyanga umuntu w'umujana muvuze izina ntasha naho twahurira hano ruguru urumva aba mu kucetsa urushyi nkakoma amucetsa ati Sandri yarabinywesheje twabaga mu ka Kigali yarabinywesheje yarabirishije gize gute ibintu nk'ibyo ngo yateye iyo ariko yabitukangishaga ukibaza wese kuba gucetse wungutse iki atari ko byibuze ngiye nkubiswe na general tashate par ubwo two dukongoto twanyu none se mashari reka mwisi none se hari ikintu njya nibaza rero masha nanjye ariko kibrimwe njya nkibaza atese ko ari ibintu bijye bitangazwa mugani ukabona ko hari ibintu birimo nyine navuga se nabyitiki nshuti yanjye nabyita Gasaro News ibikabije by'ibihuha kuko umva nkubwire narebaga mu kanya umuntu watangaje sije kumupromotinga ngo abacancuro ngo 70 bafashwe navuga ko se abacancuro bafatiwe nyine nkibaza ni byiza kuba abantu reka nkubwire hari igihe umuntu akora njyewe narabikubwiye ubushize ariko nakubwiye n'abantu benshi bakunda ikintu cy'ibinyoma ikinyoma kiroroshye iyo utanze ukuri ntabwo wakunda noneho rero Gasaro News tuje muri izi ntambara nko mu myaka nk'ibiri ufashe umwaka ntabwo irashira ngoma yafashwe ryari muri 27 z'ukwa mbere uno mwaka twebwe rero singiye 2012 na 2013 dosinye mu ntambara za kera iyi ntambara y'M23 imaze imyaka 5 ubu ngubu tuvugana sibyo almost 5 kuva 2021 mu kwa 11 almost 5 urumva yego izi ntambara twarazirwanye Sandri mushaka abarundi maganane bapfuye n'abaprofessional bagenzi bacu muvandi abantu maganane kari unity wica batayo gute ko none umwegeza no kutubwira harimo abantu bararijikere ku makuru nkayo ngayo ati ndiko sha wowe uvuze ibyo ngibyo uwagushyira muri pulayi mu bworozi bw'inkoko ici inkoko maganane wazishobora aya yabuze ba 70 abacanshuro 70 urabica okay urabica se urabica wabishute cyane barabarindwe gabanye 10 naga yari kubica kubafata urabafata se ni inkoko inkoko 70 wazifata ngo zimfatire uri umwe muri purayi gutya hanafunze inkoko itarwana idashondana ihaguruka yanyerera yagira gute tanshura 70 M23 bafite baba we yaba ari imari ntabwo biragoye ese ugoda ugo rugamba gufata abacanshura 70 abapfuye bari bangahe abakomeretse bari bangahe abanyu mwatakaje bari bangahe mwafatanye ibihe bikoresho mwagize gute iyo operation za hano yakwandikwa muri military academies zo kwisi ntago bikunda ahubwo twareba ngo hari kiba cyabayeho urumva yego hari kiba cyabaye ariko ntabwo kiba kiri kuri yo level ariko nyine mu ntambara ntago ari misa bujya no guhabya adversaire bibamo ariko kubeshya cyane nabwo ntago ari byo reka nigenge ko yo nizeye marsha wa mugani hari igihe bari nibikabyo abandi beshaka views aho nanabonye ubwato butwaye ibitwaro bikomeye bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu berekeza nanone reka nge Bukavu urabizi ko mu minsi yashize ari nezafatiwe mu mujyi wa Goma ngo ubwato bwikoreye imbunda ubwato butwaye ibitwaro bikomeye bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu berekeza Bukavu urabizi ko mu minsi yashize hari n'ibitwaro cyangwa se intwaro mama 23 yafatiye mu mujyi wa Goma izi ntwaro ariko zikaba zariza FARDC marshari abashaka ibintu bifite bisobanutse mukayatambaza ati none sizo ntwaro zari zandi sizaye mu 23 sigenzura hariye kandi zariza FARDC ndavuga zafashwe cyangwa zirimo gutemberamo zagaragayemo mu mato wasanga amazi deployinga za Bukavu nyine ziva mu ubwo bubiko bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu bwerekeza Bukavu bamwe bati ntago baba bari kujyana ibyo bitwaro kugira ngo bongere batere ino Bukavu byashoboka nabyo niba babibonye kuko hari amato agenda ku manywa y'ijoro ku manywa n'ijoro kandi amato hariya gusa abasirikare atwana abasivile rasembizi ese kuki batabitwara hatabona ibintu birancanga byo muri Kongo rero byihorere ubwo nyine bwagiye gutera ese bigenze gute babikara atabona intwaro ntabwo zigenda ku karubanda ndetse n'izingize mu mihanda irimo amatara bisabwa kuyazimya
cyangwa se mugashyiraho ikintu kimeze nk'imikwabo nko couvre-feu ituma abantu batahegera. M23 kiba muri Rucuru byajyaga bivuga ko ari udutendo yajyaga ikora igashyiraho nk'amacouvre-feu urumva, ariko ni nk'amaoperation igamije, niko byavugwaga. Sibyo operation ntago ari ikintu kimwe, hari kuba watwara ingabo, watwara ibikoresho, wagira gute kugira ngo nyine muryame kare. Sibyo nase M23 ntiyaryamisha abanyabukavu n'abanyantuze yose ikabanza igatwara ibyo twari itagize kugira gute, itarinze kubishyira ku karubanda. yabitwara nijoro. None hamayira biri bunyuremo bakaba bahagaritse ibyambo bakabikiriyaringa, intwaro zikabanza zikerekeza aho zerekera, cyangwa babitwara ku mugaragaro, ariko bazarirwa mubona show n'ukuri. Ubwo urumva mvuye mu gihe general mu kanya tukivugira intwaro, ariko buriya nubizi uhasanga gushyira ibintu ku karubanda bikanga adversaire akavuga ntawamenya kabisa. Mutayimba uramuzi? Mutayomba ni Mutayomba cyo bibeshye. Mutayomba no mu general autoproclamé natigo ne bari tigo n'abandi nka Delta mbonye banahungiye Ntoto na Kimwa. Hari n'abitwa abantu za Marayika, hari Mayimayi Marayika, ibaze nka general Marayika ukuntu bameze. Niba Marayika w'umwijima, niba Marayika w'umucyo, ntumbaze ngo ameze gute. Mutayomba ni warushinzwe general arahunga se. Nese ntiyahunze Rubaya, si warushinzwe bahungira muri Kimwa. No kuvuga ngo Mutayomba nawe warushinzwe kurinda ibirombe bya Rubaya we n'ingabo z'u Burundi. M23 ifata Rubaya, Mutayomba yari rukanse, uwari umwungirije urumva ajya muri M23 mu colonel, waramubonye ejo bundi arimo yerekana uko Amayimayi bagenda bava mu gishyamba basanga M23. Urya mugabo bamwita ne barinde, si bari kigingi, sinibuka izina rye, umwe muri abo ngabo urumva nindera, ariko arahari umukoloneli wari mwungirije we yizira kuri M23. Mutayomba akomeza yomangana mu mashyamba. Mutayomba rero arazwi mu abitwa ba Mutayomba, ba Janvier Karayiri, bande na Mayanga, General Mayanga urumva nyine naba general, ariko ufite abagenerali benshi ndumva mbazari abo nabazarendo yene nesezarendo se bakongomani nyine n'abanyamitwe y'abazarendo, nabo n'abayobozi b'imitwe y'abazarendo nako. Yego niba Kifaru niba ari Kigingi wari wungirije Mutayomba n'umwe muri abo babiri hagati ya Gifaru na Kigingi, ariko ashobora kuri Gifaru ariwe waje muri M23 urumva. Mutayomba n'izina rizwi rero hariya, ni izina rizwi muri Masisi no mu Mayimayi waho, niba ageze Kimwa ubwo ntakomeze yirukanke, ahubwo uriya muntu wahoze yungirije Mutayomba niba nibuka neza, hawe yizezaga abantu ko wa mu general Hakizimana aza, I think niba nabwo na Mutayomba na Mayanga ari mu nzira. Sibyo tutangira kuvuga tutasugo Mayanga nkawe ntibamufite ko babizeza abantu ko ari mu nzira za, ariko yo namazina azwi hariya. Ndetse yugane n'abantu bakuru bo muri Masisi bavuga ati abantu tubazi turi abana, ari ibisambo by'ibinka urumva bipapura abantu kugiye cyaba Mobutu. Sibyo ba Mutayomba rero, ba general Mayanga, ba general Karayiri, uriya Shimoraye Guidon none nibagiwe cyagihe uwo muri Warikare, ba Nyakutumba, ba Makanaki, bande yande bose nta magenero autoproclamé azwi muri DRC. No izina rya Mutayomba ryo rumbajije rero rirazwi cyane, ariko akamenyekana ko yari ari wateshejwe Rubaya. Urumva ni n'umukire, niba rigeze kuba yoboraho Rubaya abafite akaro. By the way Mutayomba niwe bambwiye ngira ngo umuntu yigeze guhamagara ngaramuga ati kurimo kumwe rwagwa wicaye ku kurete uri umugenerali, ibyo bintu bizakugeza kuki niba ari bihambwe mu gasantere. None ngundi aravuga ati ese wowe ndati ndi umwe mu 21 ndi kanaka agirimo kukureba, ibyo byose ntaga biguhesha icyubahiro ngaba yirukansa ati ko wirukanse se nanone kandi hiki kureba batabaga yirukansa. Umva guhagarara ko ngo byabaye ibibazo bikomeye cyane, aho yaparika gose bati ndacyakureba ni daimoni banterereje urumva. Abazayirwa baraziranye. Yego yaramurebye ko ntiyamurasa, ahubwo icyo kintu nanjye kukikubaza ni none se kumureba ntamurase si yari adversaire se? Ni ukubera ni mwene wabo. Ubwo yari muri reconnaissance yari maneko kandi ntabwo yagomba kurasa, yaba yitamburishije, ahubwo wenda yatanga ayo makuru ku bakuru. Yari yatanze nanjye nyazi nese ubwo makuru nzi urumva ahubwo atarayanyanyagije. Reka nsoreze kuri aka kana amakuru twamenye mu itangazamakuru no kuri social media
ntako atagize katsoreze kuri aka kantu abarundi bisize insenda marshal ndetse we ashima ingabo z'abarundi cyane ati rwose ntako zitagize muri iyi ntambara ati imirwaniko irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba zero F73 ziravuga mu duce twa Mukasa na Kasika mu ntera ntoya yafi y'umujyi wa Mwenga. Amakuru aravuga ko F73 igenzura hari paruwasi gatolika ya Mukasa ndetse n'ikigo cyitwa Miki na hari inzu y'umwami witwa Nyumba Mubeza muri Kasika. Ingabo z'abarundi ngo zirimo kurwana zonyine nyuma ya ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bafumijemo bagahunga imirwano nyuma yo gusahura inzu z'ubucuruzi. bari rukanse bajya Kamituga. Kuri ubu bakagaragaza ko mama 23 ziri mu kilometero 25 ujya Imwenga centre ndetse no mu kilometero 70 ugana Ikamituga. Abaturage bagaragaye mu mashusho bashinja ingabo za leta ya Kongo FARDC gusahura Kasika mu mugoroba kwa kabiri aho ngo nta nzu nimwe y'ubucuruzi basize batayisahuye ndetse nacururizwa imiti barasahuye. Ati muri Kivu ya ruguru inyeshyamba za M23 naho zahanganye na Wazalendo n'ingabo za leta mu gace ka Nkombi muri groupement ya Kisimba ahitwa Banakindi muri territoire ya Warikari. Actuality kavuga ko ngo mama 23 zateye ziva hitwa Mpeti ariko Wazalendo FARDC bazibuza gukomeza aho zashakaga gufata ariho Pinga. Ati ariko Pinga bazara bazonze uko Mpeti ngo nisa negereye Pinga ku metero ngo 7 wa mugano wabo ariko Pinga bazayifatije bazayishakira. Yego. Atabarundi bakaba bakomeje kurira ayo kwarika. Abarundi se ntago ba muri Warikari ariko ngayo nguko Warikari ntago abarundi ba muri Warikari. Oye navugaga hangaha barugo barwaniye niho nagusomeraga. Abarundi se bakomeje barangaye. Abarundi se kuko bari kurwana bonyine se si barwana se ntibindi bagiye birukasa. FARDC basiga kubera iki? Icyo nicyo bazajya kubambirwa ntuze ngo babica nk'impene kuki uko umuntu arwanira igihugu cye bagiye gupfira hariya bashaka ikiri bataye nibanga bazabarasa nyene babone cyamutema ko nababwira iki urwishigishara rusoma ubundi bakora iki muri Kongo katwitahire hari ikindi bakongeraho hari ikindi bakongeraho niba nakuniganya jambo bwana amasesenguzi nacyongera so n'umugabo uri kinongera ku ntuze kandi anari hawe icyo nakongeraho nuko abarundi agomba kuva muri Kongo oya bwangu ndabizi ko sosa ubagira inama icyo nakongeraho nuko M23 FC mu mitegekere yigaragaza nk'izaba regime nk'izavugira ubutegetsi ndetse bamwe bagatangira no kuvuga batunda na Tshisekedi babirimo utamenya ariko izo byo urumva biri ni hypothèse iri kuri kandi ishoboka nayo uko kubona ko M23 abantu bavuga intambara ariko ntujabonera ridasinziriye ngira idakina imipira itagira gute ubu nimeze nkiri hari cyo bita kuba kwijambo no kuba ku mutogoto w'inkono no kuba kwijambo rya nyirayo. Hano hantu muri ntambara ko harimo imitogoto y'inkono hakaba muri jambo rya nyirayo. Yego. M23 rero iyo uteye metero ubundi ku mutogoto ubundi ku ijambo ariko ntago ubona bahuzagurika. Andi makuru nuko byitezwe ko Kabila ashobora kwamaze iminsi myinshi atarigoma ariko Kongo ikaba ifite ubwoba bw'amatuwa amaze iminsi akora comeback ya Kabila muri Goma eventuel nabonye Africa Intelligence byandika bashobora kuvuga bati wa mugabo amaze gushira impumu ashobora kuza duturitsa. Yego. Urumva en fait jusqu'à aujourd'hui abantu bategereje kubona réaction ya kigenerali ya Kabila. Yego. Pana kugenda ahora abaturage abapfumu buri mwese ngarabaganiriza kandi Kabila ni indyarya akaba n'ubugome Kabila arabugira. Urumva so ntago barabona Kabila amera yani today nibabyita kufurika anafurika makuca do afigize inzara gutya Kabila ntago araziramburira Tshisekedi mu buryo bwa gisirikare kandi burya bagenda arambagiza udufaru udukino duki uturasa neza bigakunda buri kimwe cyose kandi urabona ko Doha urumva 23 November ku kwezi niho byavuga ngo Washington ngo Rwanda ngo ruzahura na urumva amagambo Patrick muri amaze imisavuze ubona ko nta kizere muri Washington harimo kwihenura kurengeje sibyo Doha ubona kisa n'imigende kamikimasa na cyane kuzi ko affaires za Doha bazi transfert irome muri Togo. Emile Wakata yavuye muri Kongo sinze mutangaza asohoka ntubonamo ikintu cy'amahoro urabona amabaye y'agaciro aje mu Rwanda n'iki ntatangazo twabonye yego ariko ubona ko Emile Wakata wakweshya ngo yaje mu bintu by'ubuhuza ngo n'amahoro menshi ni muri kimwe cyose sibyo tubona kuri mu matangazo ya Qatar. Bivuze ngo wende mu Ventura yo barahara gahenge ariko naho leta irwo akahari nako bakemera batyo ikintu kiri statiko cyo guhagarara aho ngaho
either gishobora gukomeza abantu munagaparika hari kuko birananditse mugumaho nimwigira imbere ariko turimo kubona abantu bigira imbere barwana sibyo yego ashobora kuba rero harimo ibyo bintu bibiri reka tutegereze turebe akagahenge kazamara igihe kingana iki uzakarenga azagana hehe ariko bose baracyafite imirya y'intambara yego ntacyo reka turebe tubitege iminsi ndagushimiye cyane wakoze cyane sha ubwo ari cyane nyinshi ubwo koko nibyo ntago wambeshya nawe urakoze cyane 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 ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.